kuvuka kwa Yesu kwagenze gute? Nyina Mariya yarasabwe na Yosefu wari umukiranutsi, arangwa w'imico y'Imana. Dore Mariya, dore umwari azasamida kandi azabyara umwana Yesu, azitwa izina Emanueli, Imana mu bantu, umwami yavutse. Yosefu mwene Dawidi witinya gushyingirwa umugeni wawe, kuko imbuto muri Mariya umwuka azabyara umuhungu Yesu. Dore Mariya, dore umwari azasamina kandi azabyara umwana Yesu, azitwa izina Emanueli, Imana mu bantu, umwami yavutse. Yesu yavukiye i Betelehemu ku ngoma y'umwami Herode, haje abanyabwenge kumusingiza bavuye iburasirazuba. Dore Mariya, dore umwari azasamina kandi azabyara umwana Yesu, azitwa izina Emanueli, Imana mu bantu, umwami yavutse. Umwami Herode yarashavuye yumvise inkuru y'uwo mwami, yashatse kumwica arananirwa kuko yahungiye Egiputa. Dore Mariya, dore umwari azasamina kandi azabyara umwana Yesu, azitwa izina Emanueli, Imana mu bantu, umwami yavutse. Kuvuka kwa Yesu ni inkuru nziza, umukiza yatuvukiye, intama y'agakiza irasohoye, twamamaza iyo nkuru nziza. Dore Mariya, dore umwari azasamina
azabyara kandi azabyara umwana Yesu azitwa izina Emanueli.